Come on, he needs you. Come on, get out of the top. Go. Go. Come on. Go. Tayari reka turebe. Rutamba aratangira, Arunama aratangira arakurura. Imodoka iraza iragenda. Imodoka iraza. Murimo murebona Rutambi. Ton 20. Bigenda nuvuga ngo hari abaratera bagendera kure ibiro nuvuga ngo bariya uri wateruye 140 we afite ibiri 100 na hafi nabinga nje mfite ibiro 85 nje no kuva muri kategori yanjye nje nabaye mu wa mbere turakurikizaho abakoze bench press muri iyo kategori. Makombe, the others said we had given him 150. He said that's too small. Guys, that's the speed we have want. He's starting 160 kilograms. Never. He's going for 160 kilograms. Judge, we are waiting for you. Judge. Okay. Athlete, are you ready? Are you ready? Go. Go. Come on. Go. Nice and easy. Down. Good. Next. Guys, Rutambi needs you. He's going for 160 kilograms. We need you, athlete. It's your turn. You don't motivate him, it's your coming. Hello? Athlete, are you ready? Are you ready? Go. Lightweight. Easy. Lightweight. Easy. It's just the ball. Easy money. Go. Up. Nice. Down. Perfect. Next. Go. Come on. Guys, we need you. Come on. Makombe, go. Go. Up. Up. Come on. So easy. Down. Now. Down. So easy. Okay. That was your last attempt. So Tambi, also he's doing his last attempt. Okay? Come on! He needs you! Come on! Get out of the top! Go! Go! Come on! Go! Up! Up! Try and fail, but never fail to try. Yes! Thank you very much, athlete. Now, again, guys. This is easy. Makumyabiri iki gikamyo nicyo gipima ubwo baremo n'umushoferi we ntikwirirwa tumara tuje mu matone.
reka turebe Rutambi arikurura Rutambi Juma ati get ready aha ndi tayari reka turebe Rutamba aratangira arunama aratangira arakurura imodoka iraza iragenda imodoka iraza murimo murebona Rutambi toni 20 arimo arazikurura neza cyane kabisa imodoka irihuta cyane ahubwo wow bamwita Rutambi ho agiye kuhagera done wow urusaku rwinshi cyane ati nanjye ndabikoze izi ni toni 20 n'umuhungu bari gukurura my friends aha Rusizi nawe ati reka nze njye nanjye ngerageze ati gute Rutambi wakora ibintu bikananira nawe bamwambika imigozi nawe trying agerageze bamwita Rusizi reka turebe subiza imodoka inyuma Rusizi nawe ati reka njya kwerekana icyo nshoboye umwana wariye ku ndugo akarya imikeke n'injanga reka turebe nubutsa kwano turi kuri fitness point hano Nyarutarama niho ibi bintu byose biri kubera reka turebe baparika imodoka mu mwanya irimo kugira ngo Rusizi nawe agerageze amahirwe yakurure toni 20 Rusizi azishyize umugongo wow very impressive arakurura anihuta cyane ahubwo noneho wow agiye kuhagera reka turebe aferi hano yarangiye tayari wow reka nisere ko rero mumeze neza maze kubona ibikorwa tumaze gukora hariya mu kanya gukurura imodoka ndetse n'indi mwagiye mubona kuva mu gitondo uyu mugabo turi kumwe hano muramumenyereye cyane yitwa Rutambi imeze bite birameze sawa nta kibazo none ubwo uyu munsi bwari bukumereye nawe ariko none se ubwo mu bintu byose ngomba kuba champion none se ubaye champion se mu biki hano gukurura imodoka ndayikora mu masegonda 28 njye wa mbere ariko hoya niwe wa mbere se uyu kubeshya uriya se bari bagize 38 Rusizi afite angahe 36 ariko haraguterura byo byagute kandi nabwo nabaye wa mbere muri hoya none se umukuru bigenda nuvuga ngo hariya baratera bagendera kure ibiro nuvuga ngo bariya uri wateruye 140 we afite ibiri 100 na hafi nabinga njye mfite ibiro 85 njye no kuva muri kategori yanjye njye nabaye mu wa mbere nkabonye umugabo wo gutsibura nyine oya we nagaruka kunsibura njye nyine nibazo mfite muri no misi nakwandi bara kubisaga koni kumva njye ngubu ubundi yese mane minokora na sport kubera iki maze tumafu nakora sport ndakeka kubera iki nyine bitewe n'ibintu na ibyo nandi ndimo ndubaka nimba abantu bashaka kureba gym nziza yarangiye nibaze Norvege nushaka gufata motor mu gutungeza kwa Rutambi fitness wamaze kuyubaka tayari hariya ni gym irimo ibikoresho byose nibikora inzara uyu mugabo witwa Jimmy wamubonye gute Ruta uyu mugabo witwa Jimmy uyu ngo wari gukura imodoka uri the strong man wamubonye gute oya nta bintu bishyashya oya wivuga ngo nta bintu bishyashya none se ibiro yateruraga ari 300 yantu wajyamo nako babuletse banze menye ngo umuntu afite ibiro binga muri afite ibiro 140 arakoze 220 icyo ni gitangaza ngiye mfite 185 nagaruke kujana 33 nusubwo twahurira ntago naumurira ariko bira bintu koze wabonye wowe ushobora kuzajya nawe ufite ibiro nk'ibyo bira byo guterura bira biro 200 ngiye bira nago bigombera ibiro usibye muri no mise nameze fresh akundi ndacyari Rutambukisi uri kubona bira biro uracyari Rutambi ucinzi abantu bakoranye na Rutambi bench press ngo ni Rutambi ni Makombe wa kabiri ni Ahmed Awa Makombe ni wa gatatu turahera ku bidari igikombe aragihabwa nyuma
turakurikizaho abakoze bench press muri iyo kategori. It's our feature. Feature, please. It's our feature. After you lift legs. Turakurikizaho deadlift wa mbere yabaye Makombe. Makombe ni wabaye wa mbere. Makombe. Still on the bench? Okay. Makombe.